natwe abana dukunda rya Kanimba TV. Papa wakwihanganye ukajya kwiborosa kumarira kuba muka wawe ushubwiherero Tobo ariko shabundi umaze gusindiza papa bamaze gusinda kanyanga ariko sha ubundi ubu kuri kuvuga gutyo ubundi uba wigira ibiki wanyweye kuba wanyweye kanyanga ingo papa mba nazi nkwe ubu koko ujya kunywa ibyo binagazi ubamburanye papa situmaze iminsi 3 tutarya warwana ntabwo nshaka yibikira ubuzima niba ibintu tutabibonye tugomba gutuza none se umuntu nakena ziyahure wapfa we ikintu ntabwo gikosozwa ikindi ahubwo weho wakagombye kwihangana ni ukemera n'ubukene ubayemerera njyewe mbubonye ngupfuta umunwa kandi mu mukanya mama arabafite ibintu bya popo ako buriya meri zirakarati yazigiye kibaye ikigoryi none nawe ujya ubibona ndabibona nyine ubundi bagukubita ureba erega buriya mwana wanjye buriya utazabona umumama we mbona mwihoreye ukagira ngo wena nuko abaye nanushije imbaraga kuko njye buriya no guterura narateruye ahubwo abagore bahawe ijambo ushobora kumukubitira ukisangamo warayemo baguteretsemo ahubwo wicisha bugufi ukemera ukaba nk'iki nk'umwana mu rugo yo bobo papa aranza bayingazwa ngazwa gusa se sha wa mwana we karundura ihagarariye izindi mu midugudu no mu mirenge aha nzaba ndeba amaherezo yabyo ahubwo reka tunimucanye ahubwo ndabona n'umuntu amaze no kunanirwa igihe umuntu aba yahereye ahagaze wowe urabyuka wicaye utajya gushaka ibyo kurya mwana wanjye ntubibona bavuga ngo umugabo aritonda mwese wabyutse uhagaze erega nawe ugomba kubyuka ukajya gushaka ibyo abana barabya se uko tutagiye kubishaka mwana ntubibona rero n'uyu muhungu wawe murananiye ubona nyoko cyane mbara nimwe wagiye gushaka amafaranga mbara nimwe wagiye kumva urambye ngo ujye gushaka amafaranga mbara nimwe cyangwa ufata ikaze nk'unagira igikapu acira ku minota ingahe mba nazanye amafaranga fata ihura ngo nakundi nyine y'umugabo kunanesha gushaka kundi nakundi sha ushaka ubica undaginduka ndivanda Patro ni chongo zafite urava ukajya he sha nurw'abagabo ibimbayeho none namura aka kanya wenda reka mfe kukubwira wowe uri umugabo mugenzi wanjye wenda wagira n'ikintu mfasha da ubu ngubu haramfite umugore siriyo kira yaranyishe da yaranyivuganye ngo mbyutse nicaye ngo byaca umva yaranyirengeje ahubwo iyo ntagira umuhungu wanjye nga ntabare yarahazanye n'umuhindi yamaye dore umetse ibikapu ampekesheje ngo ningende kubitwa n'abagore abagore bahawe ijambo ampekesheje ibikapu shishi itabona ngo ningende ngo njye gupagasa ngo ntaze nzanye amafaranga nakubwira ngo ujyane ujye gupagasa mu nuko ushaka nabi nawe wabyumvisha ni rwose nose ubu wa mugabo we amafaranga arayakoreye ko yabuze amafaranga nyine nanjye yarabuze niyo mpamvu utabona nanjye ngumva ngiye gutyo ukagira ngo ndishime nanjye birambabaje byata ahubwo ngiye ngugirira inama wasubira mu rugo ukajya guhinga urukumva uriya mugore dusubiranye none yahita nyica nkamwica mu wamwica neza wowe niba mufite amakimbirane ameze gutyo wagera kwa mutwara sibo cyangwa kwa gitifu cyangwa kwa mudugudu tukabikemura mugore wanjye kameze nk'isasu ko ninsubiraho noneho turarwana hasi hejuru ariko reka tugende iyo nama ni muri ubugabo tusubira babwita ubukwe twaje amasengesho kwita satani urimo satani jina satani fitagona satani wale wazawisi amasengesho sasa muri kwa jina la Yesu mundebere umuntu amagambo yanjye nayo kwita satani Jesus
mugabo amafaranga ukoreye ari Kwa jina la Yesu. ubusaka kanya yaba ari we hubu waba uyakoreye ni wa mugabo ushobora kumbona kabone rubi amafaranga ukoreye ari heko nyashaka umugore rwose reka mbe nayivune ngiye kuyakorera kuko noneho undi seri ndagiye noneho n'umuntu agira inama noneho ngiye kuza guhangana umwe hagati yanjye agomba kurara ubwo wiyemeje guhangana nanjye njye mba tugiye guhangana mpaka uratsindwa urahita ruvamo ahunga kurwana nanjye urashaka kurwana tugiye gukubita urashaka kurwana Kibaye ikigo cy'inoneho bananda kibaje kigiye. byonze bute niko kurimo kurira ungana gutyo ufite imyaka ingana gutyo wabaye umwana se w'agahinja Gucci. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Ni uri kuvugana n'u Rwanda ko byumva umugabo wawe Hey, le monde part en couille. kano kanya okay rekeraho tugenda umuntu ujye kubita umugore aracyabaho tugenda umunyereka umuntu ujye kubita iki gihe viziyo turimo ntawe kubita umugore bikibaho urano kumunyereka wowe nahangaha wowe nahangaha umugabo wawe n'uyu nguyu komera mugabo yego harya witwa nde ngewe yitandanda kuva ryari se ukubita umugore ko mbona ari kwikubira ngo wamuvunaguye ngo wamukonyaguye kuva ryari nkubita umugore wawe mbese nyine ngo wagiye umushyiramo amarato ibitugu yabikoboye nibyo ntiwumva se saa yine n'igice kuva ryari nkubita umugore wawe saa yine n'igice wahereye saa yine n'igice urenda ugeza saa saba ukubita ahubwo se aba yakubwiye ikintu twapfuye ntagiye madamu mwapfuye iki uyu mugabo yaje aramondagura ibitugu yabikobora oya ariko njye ndabizi mamirane ntago agira amahane uwo mugore wamugoye wenda nk'amasaha abiri wenda ngo aba mugutije nk'amasaha abiri ndakubwira ngo waba wishyize mu mugozi wiyahura tuzwi isuku ujya guhinga rwose muyobozi uyu mugore mva mbese ndavuze ngo ziba nyuma yo gukubita umugore wawe uracyari kumwita umugore ariko rero oya ziba nta jambo ufite ntaryo nguhaye rwose kabisa uyu mugabo oya wowe ceceka baguhohoteye unure ngiye dore abantu nkamwe nimwe ngiye kujya nitaho mw'uyu mudugudu nzi ko nabaciye rwose sinzi impamvu mukirimo warozi kwa duki yakwereka umugore n'indwanyi mu zindi oya ibyo byihorere ahubwo ngereka mbaza abaturage usanga uri mu makosa ndahita nk'uhamagara kuri sitasiyo ya polisi babaze rwose nta kibazo oya bakujyane kabije mbo amakuru yanyu ni meza mwaje aha muje kureba uko bimeze ariko uyu ndabona ntamuzi mu mudugudu wariyanjuje nariyanjuje witwa nde banyita ikihe none se ikihe we nawe ufite umugore none se uri kureba uyu mugore n'uyu mugabo uhohotera undi ninde uyu mugore ni uhohotera umugabo mbese koko nibyo bo reka turebe noneho dusanze uyu mugore ari uhohotera umugabo rwose umuyobozi mbabara ntabwo nzongera oya we nakubonye uri indyarya reka mbanze nkwigeho ukubanza kureba uko bimeze nabonye ari kugenda gake mbanze ndare kuri lisite y'abantu nari nashyizemo mu minsi ishize ku ngingo ya 203 nkurikije uko amategeko abigena umugore n'umugabo bahohoteranye uwahohoteye ahanishwa ingingo ya 203 ku gifungo cy'imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 5 sha ugahanishwa miliyoni 3 zitarengeje miliyoni 5 sha muyobozi rwose mbabarira muyobozi uvuze ngo oya sigaho reka nkubwira nasanze uri umunyamayeri nasanze ufite amayeri kugira ngo
ugerageze kurira amarira ashoke amaso atukure kubera ngo umugabo yaguhohoteye. Abasaba abaturage nibo bigaragara. Umuyobozi rwose mbabariye. Urarengana se? Cyane ahubwo tugenda njya gushyikiriza inzego z'umutekano. Ibyo ntabwo nazabivana. Umva sheri kugiye nta karingiti ko kwifubika imbeho yo muri gereza ubwo uzayikira. Satani reka mbwire Satani reka mbwire nuza we reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho iba power iba imbaraga